mu gice cyatambutse mu nkuru inzitane twasize Nikita yaramaze kumena icyayi kuri Ivy ndetse umukozi wa Kian yahereye kahamagara Kian amubwira byose uko bigenze. Ese ubu byifashe gute? Munyemerere inkuru yacu n'ubundi tuyitangirire mu rugo kwa Kian, nawe abamaze kuhagera arahagera agasanga nibyo koko Nikita yamenye icyayi kuri Ivy. Nta kindi kintu akora, abanza kubaza Ivy uko ari kwiyumva. Ivy ahera akabwira Kian, akambwira ati Kian, wigira ikibazo, njye meze neza, meze neza rwose, nta kibazo mfite. Yagiye kiza ko cyari gishyushye cyane nari kuba nahiye, ariko nyine amahirwe nagize yamennyeho icyayi nari ndi kunywa, kandi nari maze umwanya munini ndi kugihoza. Gusa hari ikintu nshaka kukubwira, sindi sure niba koko uyu mukobwa ari girlfriend wawe, niba ari sheri wawe kuko nk'uko yabimbwiye, kuko we nta kintu urabimbwiraho. Maybe ashobora kuba ari we nangwa se atari we, ariko wenda 90% ashobora kuba ari we. Uyu mukobwa rwose niba munakundana si uko yakabaye yitwara. Gukunda umuntu ni kimwe, ariko nanone no kumusarira ni ikindi. Ese ko mbona yagusariye neza gukunda nk'umusazi ku buryo umuntu wese abonye mu buzima bwawe aba yumva aje kugutwara? Nose ubundi wowe uri itungo ko ari ryo baza bagatwara gutyo gusa bakajyana uko biboneye? Njye mfite ikibazo hagati aho. Harya wambwiye ngo witwa nde? Witwa Nikita. Umugabo wawe ko wacumbwira ngo ni umugabo wawe ntago umwizera? Njye kugeza ubu ntago ndasobanukirwa. Borekana nabikubwire nawe ahari. Njye ndi hano kubera ibibazo byanjye, ntago meze neza. Mfite ibintu byinshi bitari kugenda mu buzima bwanjye neza uko mbishaka nuko mbyifuza. Wa mukobwa we rero nifitiye ibibazo bindenze. Mfite ibintu byinshi byambabaje byanshenguriye umutima. Ntabwo rero mfite umwanya rwose wo kujya mu matiko yawe. Nta nubwo nari mfite n'umwanya rwose wo kumva amanjwe wari uri kumbwira. Nakubashye ariko wowe ntiwigeze unyubaha. Rero reka nkubwize ukuri kuko niwe wanyiteje. Kuba ukunda umuntu ntabwo biguha uburenganzira bwo kugira ngo usanze wese bari kumwe, nangwa se uzabona bari kumwe wese ngo umuhutaze, nangwa se ube wamusagarira, kuko you never know. Ese ibaze nka buriya uza gusanga ndi nka mushiki wera, nangwa ugasanga ndi nk'ikindi kintu gikomeye mu buzima bwe, uretse ko utanamenye ibyo ari byo. Uri aho ngaho urahubuka gutyo gusa. Kankubwire rero, niba iwanyu batarigeze bakwigisha uburere, mu buzima umuntu wese muzahura uzamwubahe, kuko ntabwo ubuze uwo ari we n'icyo ari cyo. Utitaye ku uri we, utitaye aho ukomoka, utitaye uko usa n'icyo uri cyo. Ariko umenya utigirira icyizere. Iyo wirebye ubona uri umukobwa mubi, kuko ubaye uri umukobwa mwiza urenze, igihe cyose wazajya wumva ko umuhungu mukundana nta mukobwa yakurutisha. Uzi impamvu bureba abakobwa bose ukabona bashaka gutwara umugabo wawe se?
nta nk'uhora ufite ubwoba bwo gushaka kumutakaza ni uko ubona kurenza, sibyo? uba ubona nyine ari mwiza atagukwiriye, uba ubona nyine akwiriye abandi bakobwa batari wowe. Ndakubeshyeye, ndabizi ntago wambwira yego, ariko igihe cyose uba wumva ko imbere y'umuhungu mukundana, imbere y'umukobwa mukundana, igihe cyose uzajya wicara ukumva yuko uri umukobwa mwiza, ukumva yuko ukwiriye gukundwa kandi uwo muntu agomba kugukunda mu bibi no mu byiza, akagukunda nta wundi muntu akugeretseho, nta na rimwe uzigera uhangayikishwa nuko hari undi mukobwa wari uri kumwe nawe. Iteka uba ubizi ko uri mwiza kuri we, kabone n'iyo abandi bose baba bahari nangwa se badahari. Ariko for you ntago ariko bimeze. Muri iyi nzu ndatekereza harimo mira nyinshi. Genda wirebe, urebe uko uteye, urebe uko ureshya, urebe n'uko usa. Nabura bishobora kuza kukurema agatima ukavuga ngo ubwo ndi mwiza ntago nzongera guhangayika ko Kian ashobora kundeka nangwa se akansiga. Ngo wumva uhangayikiye buri mukobwa wese ubonye mu buzima bwe, wumva ko ashobora kumutwara. Nikitati wasoje se kuvuga ubusa? Ninde wakubwiye ko ntigirira icyizere? Ese ninde wakubeshye ko ntari mwiza? Ahubwo se wowe ubona undusha ubwiza? Banza wirebe urebe ukuntu ungana. Wagira ngo nturya, wagira ngo nunywa. Ese ubundi ibyo urya bijya hera? Ibyo urya biba byagiye. Reba ukuntu ungana. Ayivati ngiye uko ngana ntacyo bintwaye, nuko nsa rwose ntacyo bintwaye. Nge ndi mwiza abantu bahari badahari, ndi mwiza nkunzwe nangwa se ntakunzwe, icyo nzi nuko ndi mwiza. Kandi nta na rimwe nzigera ninginga umuntu ngo ankunde, kuko nzi agaciro kanjye. Uzaza akankunda uko ndi, akankundira uko ngana n'uko ndeshya, akankundira uko nsa, uwo nguwo niwe nkeneye. Ntabwo nyine wa muhungu nzajya kwiruka inyuma, wa wundi nzajya guhonga n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Nikitati rero kurugutura nkubwire, kuba uri mwiza wamaze, ntukirwe wikurura ku basore b'abandi, ku ba boyfriend b'abandi. Nyine ubwo urimo wikurura, wabuze ugukunda ukeneye nawe gukundwa. Ayivati ntago nabuze unkunda. Tugiye no muri competition we niwandusha igikundiro. In the name of the Lord, ndarahira ku Mana yo mu ijuru nkorera yandemye, wowe niwandusha igikundiro ntiwanankurikira. Uretse ko uwo mwanya w'ubwibone ntanawufite, kuko nubwo wirata ngo uri mwiza, ushobora kuba uri mwiza inyuma ariko imbere uri mubi hanyuma y'ububi, kuko ushaka kubugira n'umutima wirabura tu. Ntago ubwiza turata, ntago turata ubungubu bw'inyuma, kuko iki kibiri kizabura. Uyu mubiri uyu nguyu uraguhinduka mu kanya gato nk'ako guhombye. Ngo bwiza uri kurata mu mwanya muto ushaka gusanga nta kintu buvuze. Ubu se mu kanya ko wari umennyeho icyaye, iyo kiza kuba cyari gishyushye. Iyi sura ngendana nirwa mvuga ngo wenda ni nziza, ntago yari kuba rwose sigize icyasha, nari kuba ngize ubusembwa. Ibyo rero njye sibyo niratana, ahubwo ujye wicara urebe umutima wawe, urebe uko ubanye n'abantu n'uburyo abantu bagufata. Ibyo nibyo bizakubwira niba uri mwiza nangwa se utari mwiza. Ubu bwiza bw'inyuma ntacyo buvuze, ubwo ntawe utaba ufite dia. Kandi burya umuntu aba mwiza imbere y'umubona n'imbere y'umukunda. Ntibazakubesha, ushobora guhagarara akagira umuntu kure akabona rwose uri Miss Rwanda nangwa se uri Miss World, ariko hari n'ushaka kugera imbere yakureba akabona nta kintu kirimo. Rero ntukirata ubwiza, ahubwo ujya wicara urebe, wibaze niba koko uri mwiza in and out. Ayiva hera ko yinjirira mu nzu, Nikita asigarana na Kian. Kian yitegereza Nikita akambwira ati ariko se babe, uratekereza? Nikita ati natekereza, ahubwo nsobanurire, uriya mukobwa ari hano mu buhe buryo?
Kiana ati nyuma y'amakosa umaze gukora, nyuma yo kumena icyayi kundi mwana, n'ubu nushaka guca bugufi? Nikita ati nca bugufi gute? Ahubwo uransobanurira. Ni inshoreke yawe? Niwe musigaye muryamana? Sobanurira umbwire kari agakobwa kansuzugura. Ninde? Ni igiki? Asobanuye iki kuri wowe? Kiana ati ariko calm down. Nikita turansobanurira. Mu buzima bwanjye urabizi ko nanga kukubonana n'umukobwa uwo ari we wese. Usigaye unca inyuma? Byemere Kiana. Mbwira usigaye unca inyuma n'aka gakobwa. Wagira ngo ntago kajya karya. Urareba ariko ukuntu kangana. Kiana ati Nikita, ndakubahura umukobwa nkunda. Ndagukunda urabizi. Ariko aho ngaho nawe uri kurengera. Uko angana ntago bikureba. Kandi taye ye nta kimutwaye. Ikindi zitaye nizo zigezweho. Nikita tugeze ngo iki? Ushatse kumbwira yuko njyewe ntari mwiza? Urambwiye ngo adusha ubwiza? Kiana atari ko se Nikita. Nikita ati kano kanya niswe Nikita. Kiana ati babe, please. Mbabarira nabura utuze ibi bintu turaza kubiganiraho. Nikita ati ntago nabyumva. Reka nzena n'agasohora ahubwo. Ntago yansanga iwanjye ngo ahansuzugurire. Kiana ati ariko ntiyagusanze hano ahubwo niho uhamusanze. Rero mwubahe, ntago uzi impamvu ari hano. Ntiwanamaye n'umwanya ngo ngusobanurire. Uraho ngaho wasaze. Nikita ahera ko yegera Kiana n'umujinya mwinshi amureba mu maso, amuhagaze imbere akamubwira ati umva Kiana, kurugutura neza nkubwire, njyewe ndi umugore wawe. Kukabi nakeza ubishaka utabishaka nzakubera umugore. Ibyo urabizi. Urabizi ko family yanjye ni yawe byamaze gusinywa ko njyewe nawe tugomba kubana nk'umugore n'umugabo. Rero sinshobora kwicara ngo ndebere inshoreke n'indayuzana muri uru rugo uryamana nazo ngo nkwihorere. Ikindi mfite uburenganzira muri uru rugo. Wowe uri umugabo wanjye. Kwanza uzi ikindi kintu kigiye kubaho? Ubukwe tugombe tubwimore bube mu byumweru 2. Kuko ndabona ibintu byo gutegereza, ntago nshobora gutegereza andi mezi 3 ari imbere. Nazashiduka warashatse undi mugore. Ntango tudukobwa hari ako wateye inda. Kuko niba usigaye utinyuka ukazana abakobwa hano, uko nuko nsuzugura. Kiana ati baby nta kibazo pe. Nushaka ubukubushyira no mu cyumweru kimwe. Ariko please tuzi, mbabarira ureke IVP. Uriya mwana mbabarira umureke. Ntago uzi byari kunyuramo. Ntago uzi uburibwe yahuye nabwo. Ntuzi n'impamvu namuzanye hano. Nikita ati impamvu wamuzanye hano nukugira nyine ngo mujye muryamana. Nabibonye ukuntu muri kureba nawe ukuntu uri kumureba, ukuntu mufitiye impuhwe, ibintu byose ari gukora, ari guhagarara rwose na confidence ziwe zose akamenyera. Ako kamenyero wapi? Azashaka abandi banamenyera batari njyewe. Nikita ahera ko yinjira mu nzu, ibyo ahuye nabyo amenagura, ibyo anyuzeho byose akamenagura. Amenagura ibirahure, amavaza ari aho ngaho yose akayamenagura. Ivi wabasoje kwitegura, arasohoka agasanga umukobwa yisararanze cyane ko aba yamukomangiye ngo asohoke undi akamwihorera. Ivi ahera akasohoka agasanga ibintu byadogereye. Akigera aho Nikita bahagaze,
Nikita aramwitegereza. Kian nawe aba ari hafi aho. Ndaba yamaze kwitegura yambaye neza asa neza. Kian yitegereza umukobwa mwiza umuhagaze imbere akamurangarira. Nikita arabitegereza bombi akareba uburyo Kian ari kwitegereza Ivy. Ahera ko amwegera akamukubita urushyi rwiza akamuga ati nkubwo urareba iki? Sinabivuze. Ukuntu umureba byonyine bigaragaza icyo utekereza. Kian atari ko babe nk'ubu moye iki? Nikita atangira no kurira. Kian ahera akamufata agatangira kumwoza akamuga ati Nikita calm down. Ivy ni inshuti yanjye bisanzwe. She is not my girlfriend. Ikindi uyu mwana w'umukobwa ureba hano ariyubaha pe. Nibyo byose utekereza ntiyanabikora. Ugize amahirwe yo kumenya uwo ari we wakifuza kumugira inshuti yawe magara. Nikita toya baby wimbeshya. Kian ati ntago ndi kukubeshya. Agerageza kumuturisha. Nikita aratuza. Yamara gutuza ahera akamujyana mu cyumba akamuryamisha asiga amworoshye agahera gasohoka. Asanga Ivy yaramutegereje ndahera akamusezera akamuga ati Kian wibare kungirira neza, wibare kumba hafi no kuntabara, ariko ntago nzongera kuguteza ibibazo. Kian ati ariko ntago wagenda nona, nkeneye kugira ikintu nkubaza. Ivy ati not now. Genda wite ku mugore wawe nako kuri girlfriend wawe, ubundi numara kumwitaho wenda ikindi gihe tuzaganira kandi umbabarire kubw'ibibazo naguteje. Kian ati ahubwo ninjye wakabaye gusaba imbabazi kuko amakosa nayanjye. Ivy ati she is your girlfriend kandi ikindi afite uburenganzira bwo kuza hano igihe cyose ashakiye, afite n'uburenganzira bwo kukubaza uwo ndiwe n'impamvu yaransanze hano. Kian ati ibyo sibyo nitayeho, kano kanya niwe nitayeho, mbwira ahubwo umeze neza? Ivy ati yego meze neza. Kian nta kindi kintu akora ahera akamufata ukuboko agenda agafungura umuryango w'imodoka ye akamwinjizamo, yinjira mu modoka akaserera imodoka bakagenda. Ivy ahera akamubaza akavuga ati none se tugiye? Kian ati wa mu mwanya se uyu munsi ukareka nkakora icyo numva nshaka? Ivy turagira ngo Nikita noneho azameneho amazi ashyushye. Kian ati ntago nshaka kongera kumva izina Nikita, sinshaka no kuzongera kuryumva igihe cyose njye nawe turi kumwe. Ivy ati okay niba bikubangamira ntago nzongera kurevuga. Bahera ko bagenda, barimo bagenda telefone ya Ivy irasona. Mu kureba abona ni Mariza umuhamagaye, ahera ko yitaba. Mariza ahera akamubaza akamuga ati ariko se karumuna kanjye umeze neza? Ivy ati yego meze neza Mariza, ahubwo wowe umeze neza? Mariza ati mbere y'ibindi byose banza umbwire, kuva ejo ntago ndakubona, ntiwaraye mu rugo, ntiwiriwe mu rugo, reba aho amasaha ageze. Ivy uri he? Ubu ntiwabona wongeye kujya kwiyahuza inzoga? Ivy ujya wibuka uwo uriwe n'icyo uri cyo? Ibi bintu twarabiganiriye, wari waransezeranyije, ndabizi neza ibintu bisigaye bikurenguka ngo inzoga.
ese utekereza ko ibi bintu papa wawe aramutse abimenya nangwa mama wawe akabimenya utekereza ko bakishima? Ive, ndabizi uri kunyura mu buribwe, ndabizi urakomerewe, ndabizi ibintu byose wanyuzemo byagusigiye ihungabana, ariko ntabwo umutari ukwiyahuza inzoga. Ese ubundi ninde wakwigishije kunywa inzoga? Ninde wakubwiye ko inzoga aba ari buri kimwe? Ninde wakubwiye ko inzoga zikemura ibibazo byose umuntu yaba afite mu buzima bwe? Ive ati Malta, ibi byose nkora mbikora ngira ngo niyibagize agahinda. Ive atangira no kurira ahubwo ati Malta, ndabizi unyitaho, ndanabizi uranankunda, yewe ubu mpangayikeye, umutima wawe ntabwo uba utuje, ariko ibintu bimaze kundenga, ibintu bimaze kuncanga. Iyo nicaye nireba mbona nta kintu maze kuri iyi si, mba mbona ibyiza byose byaransize, mba mbona nta munsi n'uyu n'umwe nzigera mbaho nishimye. Ese wakizera ko kuva nabaho nitwa njye, uretse kuba mfite ababyeyi bankunda kandi banyitaho, nta kintu cyiza ndigera nabona mu buzima bwanjye. Akazi kose ngiyemo ntago nkamaramo kabiri, yewe niyo ngakoze nkagatindamo ibibazo bimbana byose. Ibyo reka noneho nanabiskipinga. Ese we wigeze upfushaho ubukwe? Wigeze ubengerwa mu murenge? Wigeze uhura n'uburibwe nk'ubwo nahuye nabwo? Ese wigeze usanga umuntu ukunda atagukunda? Hari umunsi n'uyu n'umwe wigeze usanga abo mu muryango wawe aribo bari kukugirira nabi? Byose iyo mbitekerejeho numva mbaye nk'umusazi, numva ngiye kwiruka, nanjye nisanga nanyweye inzoga, mba numva nanywa ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma nibagirwa uburibwe n'ibyo ndi kunyuramo. Mariza ati ndakwinginze tahuze tuvugane. Ive ati humura n'ubundi I'm on my way. That's okay. Urasanga ngutegereje, ngwino tuganire, ntabwo ibi bintu ari byo kuganirira kuri telefone. Niba ufite uko wangeraho wihuta, hari n'ibindi bintu nshaka kukubwira. Ive ati ni ibiki Mariza? Mariza ati ntabwo ari byo kuvugira kuri telefone, wowe ushaka ukuntu ngeraho kandi ubikore wihuse. Mariza ahera akagakupa, Kian nawe atwara Ive ahantu hatuje, basohoka mu modoka ubundi bagahera ko bicara. Mu kwicara Kian akomeza kwitegereza Ive, byose aba yavugiye kuri telefone aba yamwumvaga. Tuve kuri urwo ruhande twigarukire kuri Nimrod. Nimrod aba yicaye hafi aho ngaho hari mama Lucas, aba yaje kumureba, arimo mubaza uko amerewe
nuko ari kwiyumva. Nimurati nawe aba arimo amubwira ko ageze mu mezi yo kunanirwa, mbese ari kumusobanurira ibintu byose. Mama Lucas aba ari kumubaza ati none se ubundi ubwo wiyitaho gute? Ese aho ufite umuntu ukwitaho? Nimurati ati yewe n'ubundi maze iminsi mufite, n'ubundi banyitaho amanywa nijoro, nta kibazo mfite. Nta muntu n'uyu n'umwe turi kubana hano, ariko abanyitaho bo barahari. Akirimo amubwira ibyo, Jinta ahera akaza agakomanga, afashe kumureba, yinjira aseka, ari nako ahamagara Nimurati. Mama Lucas akibona Jinta ahera akakubitwa n'inkuba, akavuga ati ndarota, ndi kubona umuzimu imbere yanjye, uyu ninde winjiye? Jinta ati se mukecuru tunguwe no kubona ninjiye aha, wari uraha ariko? Undi ati girayo utananira n'umwaka, uje hano ute? Aha hantu urahazi? Uhinjiye ute? Uri igiki? Urinde hano? Jinta ati ariko se mukecuru acyagira umutima mubi, acyagira ubugome? Ego ko mwami Yesu, nari nzi ko wahindutse. Ese nta nubwo wanambona nabura ngo unijijishe unanyishimira nangwa se unandamutse? Ndati reka si ubwo naba ngusuhuzamo iki? Karozi kazi gusa, we wandogeye umwana sinzigera nkubabarira. Jinta ati kumbabarira uzabyihorere, kuko n'ubundi nta mbabazi nakwaze, nta nizo nzigera ngusaba. Ariko nabura nitujya tugira ahandi hantu duhurira jya wijijisha. Ndabizi ko nyanga, ndanabizi ko wanga n'umwana wanjye, ndetse n'abantu banjye ba hafi bangaragiye ndabizi ko banga, sibyo? Ariko urwo rwango ndagira ngo mubwire ko ari we Rumunga wenyine, ni wowe wenyine uremererwa, nta wundi muntu uremererwa. Ikindi kandi naje hano kureba Nimurati, ntabwo nari nzi ko turi buhahurire. Nagombaga kukubaha ngakuramutsa nk'amabukwe, ariko niba utabishaka it's okay, ndinde wo kuguhatiriza, nta mpamvu yo kuguhatiriza. Mukecuru ahera akarakara, akabaza Nimurati, akavuga ati nsobanurira, mbwira ukuntu uyu mugore atinyuka kuza hano, kuva ryaraza muri uru rugo. Nimurati araseka, ahera akabwira Mama Lucas, akamubwira ati mama, Jinta ureba aha ngaha yaramfashije, yambaye hafi, uwo namubonagamo n'uwo namutekerezaga ko ari we, ntabwo ari we nasanze ari we. Mukecuru ufite amahirwe yo kuba ufite umukazana mwiza, ufite amahirwe yo kuba ufite umukazana ugifite umutima n'ubumuntu. Ndakwinginza aya mahirwe wiyitesha, kuko nanjye ngize amahirwe yo kugira ihirwe ry'uko Jinta yakomeza kuba hafi yanjye, ntabwo nabyanga, yewe nanabikunda. Ariko se birashoboka? Yanyeretse urukundo ntigeze mbona n'undi muntu uwo ari we wese, yanyitayeho mu gihe njyewe namubonaga nkumva nanamwica, ariko we ntabwo ariko
yabigenje, yanyeretse itandukaniro. Sinzi uko namuvuga, ariko ufite umukazana pe. No mu bundi buzima, niba hari n'ubundi buzima, uzahitemo kakubera umukazana, kuko nta handi hantu ushobora kubona umukazana ufite umutima nk'uwo Jinta afite. Inkuru yacu reka tuyisubikira ahangaha. Ese aho mama Lucas araza kubyumva nangwa ntari bubyumve? Ese aho ngaho arabyakira gute kubona ni Murat arimo avuganira Jinta? Byose rero ni mu bice bizakurikira. Inkuru yitwa Inzitane, njyewe nitwa Ate, niyo yandika kandi ni nanjye uyibagezaho.